Ese wigeze wibaza ibyamamare byinjiza amafaranga menshi cyane ku rubuga rwa YouTube mu Rwanda? Uyu munsi nkuzaniye top 5 y'ibyamamare byinjiza amafaranga menshi cyane. Nk'ibisanzwe turahera ku mwanya wa gatanu tujya ku mwanya wa mbere. Uraza gutungurwa cyane kuko izi channel nkubwiye uze gusanga atari zo zikwiye cyane mu Rwanda. Turahera ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga umuhanzi witwa The Ben. Uyu nguyu ni umwe mu bafite indirimbo zikunzwe cyane. Birashoboka ko hari abamurusha views mu Rwanda, ariko video ziwe cyangwa se indirimbo ze aba yasohoye zirerwa ku rwego mpuzamahanga kandi zikarebwa n'ibihugu byemera monetization ku rubuga rwa YouTube. Ibyo nibyo bituma arusha amafaranga abona views nyinshi cyane zaturutse mu Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu bitemerewe monetization ku rubuga rwa YouTube. Uyu The Ben akaba yinjiza amafaranga menshi cyane, akaba yaje kugaragara kuri umwanya wa gatanu. Twihuse cyane tugiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga umuraperi witwa Papa Cyangwe. Uyu niwe afite indirimbo zo mu njyana ya rap ndetse n'izindi collab yagiye akora zitandukanye. Indirimbo ze zirebwa no mu bihugu byo hanze byemerewe monetization, akabona amafaranga menshi cyane kurusha abandi bahanzi babona indirimbo zabo zitraininga cyane. Uyu Papa Cyangwe akaba yaje kugaragara kuri umwanya wa kane. Twihuse cyane tugiye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga umukomedian bita Alta Nkusi. Uyu ni umukomedian ukomeye cyane w'umunyarwanda, yakunze kuba cyane muri Uganda, ariko ni umunyarwanda. Akaba akunzwe cyane, akaba amaze imyaka myinshi cyangwa se igihe kinini akoresha urubuga rwa YouTube, akaba akunzwe cyane ku rwego mpuzamahanga. Video ze cyangwa comedy ze zirebwa kuri international level cyangwa ibihugu byemewe monetization ku rubuga rwa YouTube, bikamufasha kubona amafaranga menshi cyane. Twihuse cyane tugiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga icyamamare bita Philipita. Uyu azwi cyane mu gukora interview n'inkuru z'abantu zikurura views nyinshi, kandi uyu ni umu-DJ akaba n'umuhanzi. Uyu akaba yinjiza amafaranga menshi cyane ku rubuga rwa YouTube bitewe n'uko video ziwe zirebwa no mu bihugu byo hanze byemerewe monetization ku rubuga rwa YouTube. Twihuse cyane tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere urufuza ko hazi kugaragara nde, cyangwa ubonaga ari nde wakwinjiza amafaranga menshi cyane ku rubuga rwa YouTube bitewe na views cyangwa se umubare wa subscribers bamukurikira? Uraza kutubwira muri comment. Nkwibutsa ko niba utarakora subscribe, like, share na comment, ufungure inzogera kuri umubare wacu wa YouTube witwa Ben TV, wigomba cyane kuko ntabwo uzajya ubasha kubona update twongezaho umunsi ku wundi. Twihuse cyane ku mwanya wa mbere turasanga umunyamakuru akaba n'umuhanzi witwa Yago Pondat. Uyu ni umunyamakuru ukomeye cyane, akora ibiganiro bikunzwe kandi akaba n'umuhanzi. Aho yaje gukora indirimbo ye ya mbere yise Suwejo, ikarebwa n'abarenga miliyoni 5 ku rubuga rwa YouTube. Video ze asohora cyangwa ibiganiro asohora birebwa n'abatuye mu bihugu byemerewe monetization ku rubuga rwa YouTube, bigatuma abona amafaranga menshi cyane. Niba wari uzi neza yuko amafaranga aba YouTubers bahembwa cyangwa se bakoresha urubuga rwa YouTube biterwa n'umubare wa subscribers babakurikira cyangwa se views bagize, ntabwo ari byo, ahubwo biterwa n'umubare w'abarebwe cyangwa abarebye iyo video aho batuye. Niba batuye mu bihugu byo hanze byemerewe monetization bazabona amafaranga menshi cyane. Birashoboka yuko ashobora gushora video kagira views 1000, ariko wowe wasohora video ukagira views 200 ukandusha amafaranga. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane bitewe n'abakurebye aho batuye. Niyo mpamvu uyu Yago Pondat cyangwa se ibintu byamamare bitamaze kukubwira aribyo The Ben, Papa Cyangwe, Alta Nkusi, Philipita ndetse na Yago Pondat aribo winjiza amafaranga menshi cyane.